Nguhaye ikaze muri video y'uyu munsi. Nk'ibisanzwe aha ni ku isoko y'ubumenyi buzima. Njye ndi Fideli, njye muganga wawe w'amenyo. Uyu munsi reka mvuge ku kintu abantu bakunze kwita ibyinyo mu Kinyarwanda. Akenshi ikintu Abanyarwanda bakunze kwita uburwayi nyamara atari bwo. Ababyeyi benshi bagiye banyandikira bakambaza batese muganga, ni byiza ko umuntu yakuza umwana ibyinyo? Bakambaza batese igihe umwana wawe arwaye ibyinyo wakora iki? Reka rero uyu munsi nshyire umucyo kuri iki kintu, kuko nk'abaganga b'amenyo dukunze guhura n'abantu benshi bagize ingaruka ku gikorwa gikorerwa abana b'impinja bita gukura ibyinyo. Dukunze guhura n'abantu benshi bagiye bahura n'ingaruka zo gukurwa ibyinyo bakiri batoya, bitewe n'uko ababyeyi babo batabashije gusobanukirwa icyo ibyinyo ari cyo ndetse n'icyo babasha kubikoraho. Uyu munsi rero ngiye kubasobanurira se ubundi ibyinyo ni iki. Mu by'ukuri ibyinyo ntabwo ari indwara. Icyo abantu bita ibyinyo ni iryinyo, akenshi ni akantu k'umweru kaza ku ishinya, ahandi amenyo azamera y'umwana ufite amezi guhera ku kwezi kumwe kugeza nko ku mezi 3. Abana bakunda kubigira bamwe na bamwe, cyangwa se ugasanga umwana yarakavukanye. Ubundi busanzwe amenyo y'umwana atangira kwirema guhera ku byumweru 8 mama we amutwite. Bivuze ngo ubwo inda iba ifite amezi 2. Guhera ku byumweru 8 insoro zizavamo amenyo y'umwana zitangira kwirema. Ni ukuvuga ngo ni nkaho ku mezi 2 nibwo serire zizavamo amenyo zitangira kwirema mu rusoro rw'umwana uri mu nda ya nyina. Ariya menyo rero, izo nsoro zikomeza kugenda zikura uko iminsi igenda ishira, kuzagera igihe iryinyo rimeze mu kanwa umwana yaramaze kuvuka, agize amezi hagati y'6 kugeza ku myaka 3. Ubundi mu buryo busanzwe umwana atangira kumera amenyo afite amezi 6, agakomeza agenda amera mu ruhererekane kugeza agize imyaka 3, nibwo amera ikijigo cya nyuma cy'abana. Hari n'ababyeyi bajya banyandikira bakambaza ngo ese ngo ibijigo by'abana birakuka? Ibyo nabyo nzabivugaho cyane, nzabikorera video yabyo irambuye mbasobanurire uko amenyo y'abana amera, uko akurikirana mu kumera n'uburyo agenda avamo. Muhereho munasobanukirwa igihe cya nyacyo cyo gukuza umwana iryinyo. Gusa muri makeya, mbaciye muri make, iryinyo ryose umwana yameze kugeza ku myaka 3, iryo ryinyo rizavamo hakamera ayandi. Hanyuma rero uyu munsi reka twigarukire ku ngingo yacu y'ibyinyo. Ni ukuvuga ngo umwana atangira kumera amenyo mu buryo busanzwe ku mezi 6. Gusa bishobora kubaho ko habaho irengayobora bitewe n'impamvu runaka yabiteye. Ishobora kuba ari impamvu y'uruhererekane, cyangwa se akaba ari impamvu y'uko za nsoro z'amenyo zitari positione mu mwanya wazo neza, cyangwa se zakozwe zikaba ziri hejuru cyane ugereranyije n'aho zakagombye kuba. Bikaba byatuma umwana noneho rero amera iryinyo akiri muto cyane, afite ukwezi kumwe cyangwa se kugeza ku mezi nibura 3.
kuko ku mezi ane umwana, hari abana batangira kwera bafite amezi ane, ibyo biba biri normal. Ndetse no kuba umwana yarwara icyo bita ibyinyo ntabwo ari ikibazo. Ababyeyi benshi babifata nk'uburwayi bakanagira ubwoba kubera ko bitera umuriro, bituma umwana agira umuriro mwinshi ukabije, bikanatuma umwana agira impiswi cyangwa gucibwamo bikabije. Aba n'ababara birumvikana kuko ntabwo aba abasha konka. Icyo gihe rero ababyeyi ari nabyo bituma akenshi abadasobanukiwe bahita bihutira kujya mu buvuzi bwa gakondo cyangwa muri magendu gukuza rya ryinyo, ngo abenshi ubundi mubyita ngo ni amahano. Iyo umubyeyi abonye umwana afite iryinyo ku kwezi kumwe ahita avuga ati aya ni amahano. Nicyo gituma ubundi mutinya kuza kwa muganga. Nyamara reka mbamare impungenge, ibyinyo kwa muganga barabivura. Kwa muganga baravura ibyinyo mu buryo buri professional rwose, umwana wawe ntagire ikibazo. Kuko akenshi iyo mubajyanye kubakuza muri magendu, muba muri gushyira abana banyu muri risike y'uko ashobora kuzahura n'ingaruka zikurikira. Ashobora gukurayo, icya mbere ashobora gukurayo hariya infection, kuko biriya byuma bakoresha muri magendu akenshi ntibiba bitetse. Niyo byaba bitetse hari igihe hari udukoko tumwe na tumwe tudashobora gushya bitewe n'aho babitetse. Icyo gihe rero uba uri gushyira umwana wawe mu byago by'uko ashobora kuhakura infection zishobora kuzamugiraho ibibazo, bishobora gutuma igufwa ry'urwasaya ribora bikazagera kure. Uba uri kumushyira muri risike y'uko ashobora kuva ntakame, akaba yagira ikibazo cyo kubura amaraso, bishobora no gutuma yanapfa. Bishobora no gutuma rwose umwana umubura kandi wari uzi ko wari wagiye kumuvuza. Bishobora gutuma kandi habaho kwangirika kw'insoro z'amenyo y'abantu bakuru, bitewe n'uko ari amenyo y'abana abazavamo hakamera andi. Inyuma yayo rero aho ryari rihagaze haba hazamera irindi ryinyo, ariyo yaya amenyo twe tuba dufite b'abantu bakuru. Aya ngaya iyo akutse nta rindi rimeramo. Bitewe n'uko rero uriya muntu uba uri kubikura aba atabisobanukiwe neza, niko nabyita, ashobora kujombamo icyuma ntamenye aho agarukiriza, bikarangira cya cyuma gikoze kuri rya ryinyo rindi ry'umuntu mukuru, ryareka kuzamera hahandi rikaba ryakangirika. Ariyo mpamvu ushobora gusanga umuntu afite iryinyo rimeze nk'iririho amashami. Abenshi ku mabwene yo hasi niho ubundi ibyinyo bikunda kuba biri. Izo nsoro nababwiye niho zikunda kumera kuri ayo mezi. Icyo gihe rero iyo yaryangirije urumva umera amenyo nyine ameze nk'afite amashami, ukagira ngo ni amenyo abiri afatanye kandi ari rimwe bacishijemo icyuma bagasa nk'abarikase. Ikindi, ashobora kugira ububabare bukabije bitewe n'uko nta miti baba bari bumuhe igabanya ububabare, cyangwa se ngo bashyiremo babe bayimutera cyangwa bayimuhayigure, ntabyo baba bazi. 3 by'ingenzi ubundi ugomba gukora nk'umubyeyi mu gihe wabonye umwana wawe afite ibyinyo. Icya mbere, ugomba kumujyana kwa muganga. Ugomba kumujyana kwa muganga wemewe, haba umuganga w'indwara zo mu kanwa cyangwa se umuganga uvura izindi ndwara. Nawe icyo gihe iyo umugezeho akugira inama, akaba yakoriyanta ukajya aho bagomba kugufasha. Ikibazo ababyeyi mugira, mutinda kuzana abana banyu mugategereza ko baremba, cyangwa ukabanza kujya muri za magendu gutyo, wabona bikomeye akaba aribwo ugana kwa muganga. Hari abakunze kumbaza barambaza batese ubundi ibyinyo barabikura kwa muganga cyangwa ntibabikura? Reka mbasubize ngo yego, ariko kubera impamvu. Hari impamvu zishobora gutuma kwa muganga w'amenyo afata icyemezo cyo gukuramo kariya kinyo kaba kameze mbere y'igihe. Impamvu ya mbere ishobora gutuma agakuramo ni uko wenda gashobora kuba gateza ibibazo, kabuza umwana konka,
cyangwa se kakaba gaca ibisebe ku rurimi rw'umwana, cyangwa kakaba akarumisha mama we ari konka bikumvikana. Icyo gihe bashobora kugakuramo, ariko mugakuramo mu buryo buri porofesiyoneri, kandi umwana bakamurinda za komplikasiyo ashobora kugira nyuma yaho, cyane cyane komplikasiyo navuze yo kubura amaraso. Ubwo rero musobanukirwe ko ibyinyo ntabwo babivuriza muri magendu, ahubwo kwa muganga barabivura. Ubundi mu busanzwe kwa muganga baraza bakayo ako kenyo kari stable bakaba batari bugakuremo, baguha imiti yo kuvura bya bimenyetso, yo kugabanya umuriro, igahagarika diyare nyuma y'igihe gitoya cyane rwose. Iyo bimaze guhagarara, umwana arongera akaba muzima, agasubira mu buzima busanzwe, cya kibazo kigakemuka, ukarindira noneho rya ryinyo rikazavamo igihe cyayo kigeze. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Icya kabiri ni ukuza ukareba video yacu, ukayikurikira, ukayirangiza, ukumva ubu butumwa, warangiza ukabusangiza abandi babyeyi muturanye, ukabafasha kumenya no gusobanukirwa ibyinyo icyo ari cyo n'icyo bagomba kubikoraho. Nizere ko rero iyi video uyirangije, kandi nizere ko wamaze gukanda like. Niba utajya ukanda like kuri video zacu, uri umwe mu baduca intege, ariko niba uzikandaho ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Niba kandi warakomaze gukora subscribe, ndagushimiye nawe. Niba utarayikora, iki ni cyo gihe cyo kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu ku gihe, usobanukirwe byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa.